icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Oya, umva umuririmbyi, Yesu ashimwe. Uyu muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira. Yesu ashimwe. Ngo ntabwo nkwiye kujya ngira gute niganyira. Impamvu yavuze aya magambo nuko ibyatumaga yiganyira byari bihari. Byari bihari cyane, byari bihari. Ariko arangije avuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba mereho. Uzi impamvu? Impamvu yavugaga bino, ibituma twiganyira birahari, ibituma turira birahari, ibituma tunanirwa birahari. Ariko arangije aravuga ngo nzajya nibuka yuko ihoraho. Sashimwe cyane. Imenya ibyo byose uko bigize gute bingana. Amen. Wagira ababyeyi ukababara ntibabimenye, wagira abavandimwe ukababara ntibabimenye, wagira imiryango ukababara ntibabimenye, ushobora no kugira umuntu murarana mu ishuka imwe wababara ntabimenye. Tugire dutya. Ariko ndihoraho imenya ibyo byose uko bigize gute. Amen. Arangije avuga ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha, nindangiza ngo utaramire neza icyo ugize gute, ngo mpore nizeye ijambo wambwiye. Amen. Mpora nizeye. Hari umuntu ufite ijambo Imana yamubwiye? Hari umuntu uri hano ijambo Imana yagize gute? Amen. Hari igihe bifatika byanga, ukabitegereza bikanga pe. Sashima. Ukabitegereza bikagira gute? Bikanga. Sigara Imana yakubwiye. Sashimwe cyane. Ugasigara kuki ku ijambo Imana yagize gute, ikaba ari ryo sigara ari gukomeza. Hari umuntu wavuganye n'Imana uri aha ngaha? Oya, urahari cyangwa ntabwo uhari? Arabarimo baragira ngo wavuganye n'Imana. Umuntu nyirizina babizi ko yavuganye n'Imana. Aleluya. Mana yanjye komeza ujye umva ngutaramire, ayiwe mpore nizeye ijambo wambwiye sinkabure no mu bikomeye, ibikomeye undamburire gira amaboko ya ayiwe umema raga kuboneka kugeza ayiwe umema raga kuboneka kugeza ayiwe umema raga kuboneka kugeza umva umuririmbyi dore haranezereza aravuga ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha ngo utaramire nteze icyo umbwira, nindangiza mpora nizeye ijambo wagize gute wambwiye, no mu bikomeye biriho ubu ngubu undamburira amaboko yawe. Sashimwe cyane. Umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Sashimwe cyane. Abantu Yesu azaza kujyana. Haleluya. Abantu Yesu azajyana. Haleluya. Hari abantu bumva bafite ubugingo muri bo bavuga cyane ngo amena. Jya mvugira ku Mana inshuti idahana si nk'izo mu isi, iteka arandinda kankingira n'ibyago, icyampuwa akaba umukiza. Jya ninginga Imana ngikwereke Yesu ngo mwakire nawe niko ngisabira. Jya ninginga Imana ngikwereke Yesu ngo mwakire nawe niko ngisabira. Haleluya. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'Umwana we
Yesu umwakira haleluya. Oya umva kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima nahawe na Yesu umukiza wanjye atemba nk'uruzi abisi ntibayazi icyamamasa yahawe haleluya kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima yahawe na Yesu umukiza wanjye atemba mu ruzi abisi ntibayazi icyamamasa yahawe nawe njye nikinga Imana haleluya. Ko Mana ya Aburahamu hazamuye haleluya niba ubyumva cyane. Haleluya. Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane abacunguwe yatubikiyeyo ngira amatsiko nkawifuza mugenzi w'icyamamare uza wamba danitse keretse Yesu umwakira haleluya. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya haleluya. Oya zamura icyubahiro cy'Imana. Nubwo bimeze nubwo nta hepfo na ruguru nubwo nta nzira ibinyasamiye ari byinshi intambara ari nyinshi amakuba ari menshi imiraba ari myinshi ariko umva nahawe ikibanza na data wo mu ijuru mu rugo rwe hazangezayo haleluya. Nahawe iki Imana ya Aburahamu Yesu ashimwe cyane. Nahawe na data wo mu ijuru. None icyo kibanza ntabwo yakimpaye mu manegeka umva yakimpaye mu rugo rwe sashimwe. Ikibanza yakimpaye hehe mu Gasyata mu Biryogo muri Barnyahe amen mu rugo nahawe ikibanza. Ubwo bimeze gutyo ariko mfiteyo abantu bafite ikibanza kwa data haleluya. Ariko banzu bikuru urubyiruko wewe wo kwantuza uturuke pfiriya uri mwene nde kugira ngo Imana ibe yaragutoranyije ikavuga ngo ikaguhamagara mu isi ikavuga ngo mwana wanjye nta kintu na kimwe ufite cyo gushingiraho ariko Imana ikavuga ngo mwana wanjye amen. Numvise umwami arimo akomanga mu mutima wanjye antegeka kurimbura byose bimubangamiye nange natuza nihanirya ntamaramaje yamahise zerano rikomeye haleluya. Icyo nicyo cy'ingenzi ko yavuze ko tuzabaniwe. Yesu ashimwe cyane ko tuzagira dute tuzabaniwe. Tuzabana nawe mwami Imana tuzabana nawe mwami Imana mu birori byiza wateguye
tuzabana nawe mwami Imana. Dusubiremo. Tuzabana mu birori, tuzabana twese tugire dutya. Tuzabana, tuzabana mu birori, tuzabana yo, tuzabana, tuzabana yo mu birori Yesu, tuzabana yo, ababyeyi basaba yo, haleluya. Imana ishimwe kwijya yumva abantu bayo. Imana ishimwe kukunda Imana ijya imumenya ikamwitaho. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe ko itameze nk'abantu. Imana ishimwe ko itareba nk'uko abantu bareba. Imana ishimwe ko yumva amasengesho. Imana ishimwe ko iyo tuyitabaje igize ikadutabara. Imana ishimwe ko ijya yumva ibyacu. Imana ishimwe ko tujya dusenga ikatwumva. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahindura iyo mibabaro mbaneze. Ayiwe Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Ayiwe Imana ishimwe cyane. Wowe ibyiza yakoze mbifite nk'umufasha. Imana ishimwe cyane. Umfasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahindura iyo mibabaro mbaneze. Ayiwe Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Ayiwe Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe ko yumva. Dufite Imana tabara abantu iyo dusenze. Dufite Imana haleluya. Iyo dusenze Imana iratwumva. Iyo duhamagaye tugatabaza Imana ijya imanuka ikaza gutabara. Tuyizamurire icyubahiro. Mundira twakira umushumba wacu mukuru witwa Yesu Kristo. Duhagurutse tumukomera amashyi menshi. Niba ari aya Yesu ayo mashyi yakome cyane. Hano umugabo Yesu ndamwemera. Amashyi n'umugabo Yesu ndamwemera. Haleluya n'umugabo Yesu ndamwemera. Haleluya n'umugabo Yesu ndamwemera. Umugabo Yesu ndamwemera. N'umugabo Yesu ndamwemera. Haleluya n'umugabo Yesu ndamwemera. Amashyi n'umugabo Yesu ndamwemera. Amashyi yawe ni baraya Yesu. Amashyi. Amashyi yakomera Yesu. Amashyi. Amashyi kwa Yesu. Amashyi, 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 amashyi.
zamura icyubahiro cy'Imana. Amen. Hari umuntu wibutse neza y'Imana ngo azamure haleluya. Amen. Yamara Imana yarakwimanye. Amen. Nubwo Satani arimo kwereka ibibazo, ariko hari ibindi Imana yakoze. Nyamara dufite impamvu zibifatika. Nyamara zirahari. Hari ibintu Imana yakoze. Mbariza umuntu mwegeranye ngo biracyameze nka mbere. Uko biri biruta mbere. Ashimwe Yesu. Uko biri hari ikintu Imana yakoze. Amen. Dusubije amaso inyuma. Rego yasubiza amaso inyuma. Ihera 2015. Wenda tureke guhera kure. Hera ejo bundi hariya 2015. Ntiwari nyagupfa kure ku rubyiniro Imana mu izina rya Yesu. Amen. Hari amakuru naje kumenya ko nyuma y'uko uyu mwuka udushizemo nta yindi mirimo, nta yindi, byose biba bigize gute? Biba birangiye. Amen. Biba amaboko ntiyongera gukora. Uko umwuka washizemo amaboko ameze, iyo batinze, niba yari ameze atyo, umwuka washizemo ukanuye utya, hakabura umuntu hafi aho ngaho, uragumya ugakanura nk'impyisi. Wabona umupfu ukanuye azashimwe cyane. Weka ugasanga umupfu agize gute? Arakanuye. Mana tugirire neza. Wabyumvishije? Gira umuntu mwegeranye ngo icyo ukora gikora ugifite uburyo. Icyo ukora gikora ugigize gute? Ugifite uburyo. Nubona uburyo bwo gukora jya ukora. Nubona uburyo bwo kugira neza gira neza. Nubona uburyo bwo gusenga senga. Iyi si tuzayisigira ibyo twayisanganye, ukaruhuka akavuna ushaka ibintu kubw'amahirwe y'isi kagutiza, ugahisha mu nzu ugaheza abantu mbere y'uko utahiye isi kagusanga. Nkingurira ugataha utitwaje impamba, iyo ngiyo ugaturana n'abatindi. Bani tugirire neza. Muri metero imwe firiya nta mahitamo. Isashimwe cyane. Nta mahitamo. Ntabwo uhitamo uwo muturana. Reka. Uri muzima nibwo uhitamo. Uri muzima nibwo ufite umwanya wo gukora. Isashimwe cyane. Ngo nyamutunzi ngo yagize gutya arapfa. Ngo ageze yasanga umuriro uri kwaka. Ngo arebye hejuru abona umutipe witwaga Lazaro wajya kurwanira utuvungukira n'imbwa ze. Abona yiryamiye mu gituba cy'Aburahamu hafi aho ngabo naguwe neza. Nyamutunzi ati se ngewe kuki ndimo ndashya hano hejuru hariya mbona hari undi uguwe neza. Aravuga ngo nawe mwisi wari uguwe neza. Isashimwe cyane. Igihe cye yagikoresheje neza, icyawe wagikoresheje nabi. Isashimwe cyane. Haleluya. Hari ikintu cyiza ukaba udafite uburenganzira buvuga ngo hoya. Urupfiyo rwaje ntuvuga ngo hoya. Yesu ashimwe. Ntuvuga iki? Hoya. Sashimwe. Urupfu rwaje kizakwica cyaje naho uzapfira hageze n'isaha n'umunsi wageze. Undi bibari bitatu. Asifiwe. Ikizakwica n'umunsi uzapfira naho uzapfira. Izashimwe. Aho hantu iyo ugize ibyago hakagira gute? Ibyo bintu uko ari bitatu bigahura. Ubugiye. Yesu ashimwe cyane. Ubugize gute? Ubugiye.
duhereze Imana y'amahoro icyubahiro. Rero Imana ishimwe ko ikiduhariye umwuka duhume. Iminsi nsigaje ngihumeka njyewe sinayimenya, yaba mike cyangwa myinshi izwi nawe Mana, ariko iyo ariyo yose Mana shoboza njye nkiranuka. Haleluya. Iminsi usigaje ntabwo uzi iyo ariyo, ntuzi ngo ni myinshi, ntuzi ngo ni rya, urupfu ruratungurana. Niyo mpamvu rubabaza. Uri kumwe n'umuntu mu kanya kashize wajya kumva ngo agize gute, arapfuye. Mugabo akava mu rugo akubwira ngo agiye gupagasa, gafata moto yakagenda avuga ati ngiye kuzana amafaranga, nawe ukayapangira. Mani tugirira neza. Saa yine zagera ukumva telefone bati ni wowe ntuzi, ukagira ngo utsinze muri roto. Asifi. Amatwi yanyu Imana yarinde inkurumbi mu izina rya Yesu. Imana ibarinde iki? Inkurumbi. Rero ukiri muzima haranira gukora imirimo myiza. Ikintu ushoboye gukora uyu munsi ntukakirindirize ngo nzagikora ejo, jya ugikora. Amen. Nubona umuntu wakugirira neza ubishoboye jya umugirira neza. Nubona umuntu wagufasha ubishoboye jya umufasha. Niba Imana yakurinze ukaba utarwaye, utamanitse amaguru sehashika, utamanitse amaguru kibagabaga, amaboko yawe atariho serumu, ukabasha kuba wabasha gukoma amashyi, jya uyakoma. Amen. Hari ahantu uzagera, hari ahantu uzagera ujya muri koma, akaboko nukazamura ntibyemere, wumva urabishaka gukoma amashyi, usezeranye Imana imihigo ibaho n'itabaho, uyibwire ngo Mana umpagurukije aha hantu nazagukomera amashyi. Ariko nyamara igihe wari uri muzima ntiwigeze uyakoma, igihe wari uri muzima ntiwigeze ubyinira Imana, igihe wari uri muzima ntiwigeze ugirira neza umuntu n'umwe. Ariko nawe hari ahantu uzagera wisange muri kondisiyo ukeneye ko bakugirira neza. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Icyo gihe kigaruka ni ya mirimo wakoze. Imana ibaha umugisha. Ya mirimo wagize gute wakoze. Rero jya uvana ubusirimu aho ngaho. Haleluya. Jya ubyinira Imana, jya utambira Imana. Kuwa gatanu urababwiye ntimujye mukorera iki? Imana. Amen. Ukiri muzima jya ukorera Imana. Basi nunapfa bazavuge ngo yakoreraga Imana. Amen. Tabita yarapfuye baravuga ngo twari tumuzi, yadoderaga abapfakazi imyenda. Wowe nupfa bazavuga ko wakoraga iki? Imana tugirire neza. Bazavuga ngo turamuzi, ngo ngo ni wa wundi wajyaga aza mu rusengero akirirwa asinzira. Amen. Urupfiye rwaje ntabwo urukatira, ahubwo icyo ukwiriye gukora ni ugukora ukiri muzima mu izina rya Yesu. Umwe we ngo yagerageje kurukwepa ariko birangije n'ubundi ruramutwara. Imana itugirire neza. Ngo umunsi we warageze ngo urupfu ruba ruramusuye. Rukimusura abaratetse inyama, ifiriti, ateka ibiryo byiza, arangije ararugaburira rurarya, aruhereza no ku gacupa ruranywa, rurangije rurahaga, rumaze guhaga rurasinzira. Arangije yiba liste, arebye asanga niwe warugezweho. Aravuga ati rero urupfu rwasinziriye, reka nanjye ndwiba umugono. Yikura hahandi imbere yishyira inyuma. Avuga ati byanze bikunze nzapfa inyuma y'aba ngaba. Imana itugirire neza. Aho rukangukiye rugira impuhwe. Imana itugirire neza. Avuga ati uyu muntu wangaburiye gutya nkarya ngahaga nkaba nguwe neza, reka mbe ndetse kumutwara mwongeza iminsi, reka noneho ne gutwara wari ugezweho, reka ntwara uw'inyuma, ruhera inyuma. Ruhereye inyuma nabwo ruramujyana. Asifu nabwo rugira gute? Ruramujyana. Imana itugirire neza. Rero reka twakire abadiyakoni badusuhuze mu izina rya Yesu. Haguruka udusuhuze. Imana iguhe umugisha.
komera Yesu amashyi menshi cyane. Reka twakira abashyitsi bateranye natwe uyu munsi, ari ubwa mbere uyu mugoroba ukaba ari ubwa mbere uteranye natwe. Haguruka tukwakire mu izina rya Yesu. Haguruka, komera data amashyi menshi cyane, komera data amashyi menshi cyane. Akosa ayo mashyi mwayakomeye Imana mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Yesu ashimwe. Reka mbabwire, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, mujye muyikomera amashyi muyisondeka, ni akazi kanyu. Ni Imana ibika inzika. Asifiwe. Ni Imana igira gute? Imana itinda kurakara, ariko umva ukuntu Bibiliya ivuga. Iravuga ngo iyo ukoze icyaha ubu ntikiguhaniraho mbere yaguhaniragaho, ariko Bibiliya iravuga ngo hari akabya kari uruhande rwayo. Yesu ashimwe cyane. Ngo hari iki? Akabya kayiki kari uruhande. Ako rero ni gukora icyaha ikagira gutya igacira, avuga ati ndakugurije. Giza gute? Ndakugurije. Hari umunsi rero izaterura akabya. Yesu ashimwe cyane. Umunsi izagira gute? Nyamara hazashya. Umunsi izagira gute? Urabikora nka kwihorera, ariko umunsi izagira gutya ikavuga ngo reka nterura akabya, hazashya. Imana itugirire, wagiye ukorera Imana ariko. Amen. Umumama umwe